n'ababeshye banyarwanda. Nibwo bwa mbere mbonye umupadiri aha Saint Valentin y'ururabyo umumansera. Nibyo bintu ngiye kubereka muri no video, ariko mbere yuko mbikwereka banza urebe neza ko wakanze subscribe. Niba utarayikanda uyikande, ufungure n'inzogera, kanda like kuri no video, kanda share ino video, uyisangize n'abandi bishime. Uze kwandika muri comment ukuntu nawe uri kubibona. Uyu munsi murabizi neza ko ari umunsi w'abakundana, aho umukobwa wakunze umuhungu cyangwa se umuhungu wakunze umukobwa ashobora kumuha ururabyo cyangwa se indi mpano runaka. Ariko uyu munsi nyirizina mu rusengero rwose muri kiliziya, umupadiri afashe Saint Valentin y'ururabo ayiha umumansera. Abantu twese turumiwe, abantu twese twibajije ibintu ibyo ari byo. Reka mbibereke ku mashusho neza bigaragara, namwe mutagira ngahari ni ibihuha. Nk'uko muri kubibona aha ni muri misa, aho umupadiri yarayoboye igitambo cya misa, ariko iyo misa yari yerekeranye na Saint Valentin. Umupadiri yafashe ururabyo aruhereza umumansera. Ese niba ururabyo rusobanura umunsi w'abakundana wa Saint Valentin, umupadiri aruhaye umumansera ngute? Andika muri comment, wowe urabibona ute? Wowe urabyumva gute? Byandika muri comment nta kibazo. Ariko ikindi kintu, ukeneye ko ngufungurira YouTube channel, hamagara kuri 07295080. Ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe ku giciro gito, nabwo hamagara iyo nimero. Aha ni muri misa yayobowe n'uyu mupadiri igihe kirenga isaha yose. Gusa uyu mupadiri ntago yahaye indabo cyangwa se Saint Valentin abamansera gusa, yazihaye n'abaturage. Ariko twebwe cyane twibanze kuri kano kantu, ubu nta kintu kirimo. Njyewe n'ubungubu ndacyari kubyibazaho. Duhurire muri comment nawe tubwire ibi bintu urabibona ngute? Uyu munsi wowe byakugendekeye gute? Ese ufite sheri cyangwa se ntawe ufite? Niba umufite se wowe wamuhaye ururabo cyangwa se waruswe na padiri? Padiri akaba ruhaye masera. Iyi video irashimishije, nawe ndizera uri kureba ino video wakishima, wakibaza byinshi. Sha nyine reka tureke kubitindaho cyane, ariko murebye namwe hagati yo gusetsa cyangwa se kwibaza byinshi, ino video yatuma wibaza ibintu byinshi cyane. Ino video ni wishimiye, kanda like, kanda share, uyisangize no mu yandi magroup ya WhatsApp n'abandi bamenye aya makuru. Ikindi kandi kanda subscribe kuri channel yanyu yitwa Ibisasu TV niba utarayikanda. Wowe wandika muri comment ikintu wifuza ko nazagukorera ku kigendanye n'imyemerere, nzakigukorera nta kibazo, nta mutima mubi, nanda y'umujinya rwose ngiye mba mfite pe. Wowe ukurikirana ino channel gusa uzajya ubona ibiganiro bitandukanye. Reka tube dusoreje ino video ahangaha. Nendaga kubereka umupadiri wafashe Saint Valentin y'ururabyo akaruha mansera. Papa umva ni ibintu nawe wareba ukabona nyine biri complex, ukabona nyine n'utuntu utamenya ukuntu tumeze. Yes, reka dure muri comment section. Ciao ciao.